every day I need the body of Jesus. Every day I need the body of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the body of Jesus. Ndabasuhuje bakunzi banjye. Uyu munsi tuzanywe n'inkuru itari nziza ku bakunzi b'umuhanzi Gogo, aho ari kuvugwaho ibintu byinshi bitandukanye, gusa twebwe tuje kubishyiraho umucyo nk'abantu tuba tuzi amakuru yiwe kandi nk'abantu duhora hafi yiwe. Gogo ni umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse akajya no ku isi yose bitewe n'uburyo yagiye akora uturirimbo tugahitinga cyane ku mbuga nyinshi yagiye ajyaho. Gogo yitabye Imana ari mu gihugu cya Uganda, ariho inkuru ya mbere yavuzwe ariwe yaturutse. Gusa twebwe twabashije kujya kumureba ndetse kuri ubu ngubu aracyari mu bitaro byo muri Uganda, ntabwo aramanurwa umurambo we ngo uze mu Rwanda. Bari gupanga igihe indege igomba gusohokera muri Uganda, ariko mu gihe itarasohoka umurambo we uracyari muri Uganda. Gusa ibyo bintu byavuzwe yuko hari abantu ngo bakekwa yuko bamwishe, abandi bakavuga ati ngo ni igicuri cyamukubise hasi, abandi bakavuga ngo ni uburozi bamuhaye. Gusa ukuri ni uko Gogo yarari ahantu bari kwishimana n'abantu biwe bagenzi biwe, afata icyo kunywa akinyweyeho nibwo yatangiye kumva atameze neza, ashiduka yikubise hasi nk'uryamye nyine nk'usinziriye, ahita afatwa nk'usinziriye, aryamye hasi ahita asinzira uko nguko nyine, ngo yicura nyine nawe gataza ameze ukuntu yazungereye. Ngo birangije ngo muri uwo mwanya ngo nibwo yaje kwikubita hasi nanone, ngo ahita agendanira ko ambilansi yaje isanga ngo umuntu atari guhumeka, bahita bapfa kumujyana mu bitaro, avuga ati reka tugende turebe ikintu cyamwishe. Kugeza kuri ubu ngubu ntabwo baratubwira ikintu cyamwishe, nibakivuga nacyo turaza tukibabwireho. Gusa ukuri ni uko Gogo apfuye afite imyaka 36 kandi ni umunyarwandakazi wavukiye hano mu Rwanda. Abantu benshi mwagiye mwumva story ziwe bitewe n'agahinda yagiye ahura nabo n'urwango yagiye ahura n'abantu, uburyo ababyeyi be bamutaye, uburyo abavandimwe be bamufataga ngo bifuza yuko apfa. Kugeza kuri uyu munsi akaba aribo bavandimwe biwe ba mbere basa nk'abahangayitse kandi bari kubyigirisha, ariko iki gitangazamakuru riri kuvuga. Dukomeje cyane ahangaha, ikigaragara ni uko ubwo ibintu yavugaga byari ukuri bitewe n'ukuntu bamwe mu kiriyo cy'uburyo nyine bamwe twagiye kumureba. Ubu ngubu niho tukiri, ntabwo ndava, turi kureba uburyo bihagaze. Gogo turi kubona yuko ngende kubona abavandimwe biwe badasa nk'abantu bababaye bikabije, nk'abantu bapfishije umuntu cyangwa babuze umuntu mu muryango wabo. Gusa ikigaragara njye ndabona muri uyu muryango wabo hasa nkaho ari kuzamo ibintu by'amashyari, ari mu rwango bangaga Gogo. Gusa Gogo we mbona nyine ko twabonaga ibiganiro bya Gogo, ibintu yavugaga nyine kubibyanariza nareba n'uburyo bifashe, nkabona biri kugenda bihura gake gakeya. Gusa nuko ndi kubibona, ariko ndakomeza mbereke n'utuvideo dukeya. Video nirangira nshobora kubashyiramo akavideo nibikunda, niba binyemerera ko umwanya ni mutoya dufite, turi kugira ngo tuyihutishe cyane. Gusa nk'abakunzi bacu tuba tugomba kutabima amakuru, tuyabahera ku gihe, kandi amakuru ajyanye n'ibintu byo gusenga n'ay'urukundo ayo tugomba kuyatanga umunsi ku wundi. Dukomeje gake gakeya, ikigaragara ni uko Gogo ibintu byamwishe harimo n'ishyari, uko nyine kubibona bitewe n'uko abanyamakuru benshi babivuzeho cyane muri Uganda, kuko yari amaze iminsi akorera video mu ndege zo muri Uganda, zimwe ziba zitagikora zimeze nk'urwibutso rwo muri Uganda. Akenshi yakoraga utuvideo anagira abantu inama ndetse anashyiramo indirimbo ziwe, agatanga n'ubuhanuzi, akaba umuvugizi w'Imana akaririmba, akaba n'umuhamya w'Imana akaririmba indirimbo nyinshi, akanigisha ijambo ry'Imana hariya muri Uganda. Yari amaze gukurura igikundiro kitari bari bakeya mu gihugu cya Uganda bitewe n'uburyo yari akunzwe, bitewe n'imiririmbire yiwe. Ndakeka nawe waramenye ku ndirimbo yiswe Every Day I Need the Blood of Jesus Because Is God. Iyo ndirimbo ndakeka bagiye yumenyeraho, kandi ndakeka buri wese uri kurikirana ikiganiro iyo ndirimbo ayizi kandi anayikunda.
ubwo ibintu byamuvuzweho byari birimo agahinda, umubabaro, ishavu ibintu byinshi biteye agahinda, mbega nibyo byagiye bimuvugwaho. Ubwo kuri uyu munsi akaba agituje, ibintu byiwe bitarajya ku mugaragaro ngo abantu bose babimenye bavuge. Nyine abanyamakuru hari abari kuvuga amakuru atariyo, hari abari kuvuga ibya nyabyo, bake na bakeya turi kumwanga ndi kubona bari gushaka amakuru neza, ariko hari n'abo turi kumwe mbona bari gupfa kuvuga ibyo batahagazeho neza. Gusa twe ntabwo twaza tubabwire ngo ibintu ngo byavuzwe kandi atari ibya nyabyo. Gusa ukuri twebwe twabagezaho nuko Gogo mu kwitaba Imana byo yitabye Imana. Kuri ubu ngubu abantu benshi abakunda indirimbo ziwe mukomeze muzicurange mumwumve, ndetse n'ibidukundira nanone aha ngaha turabanyurizaho akaririmbo kiwe kabasoreza ikiganiro. Ko twamukundaga, abantu benshi twakundaga ibintu yavugaga, twakundaga uburyo yitwaraga mu bintu byinshi yakoraga, ubwo twabimukundiraga bitewe n'uburyo yitwara cyane. Gusa Gogo yari umugore w'imyaka 36 nubwo nta mugabo yari afite nta n'umwana, kandi ni umuntu wanyuze mu buzima bugoranye. Gusa umwuga wo kuririmba akaba ariwe wamuzamuye kugeza kuri ubu ngubu atarakiri mu buzima bubi, yari abayeho neza nk'uko abandi bantu babaho bose, atari wa muntu upfundikanya ibintu byanga ejo bigakunda. Imana yari imuciriye inzira, gusa ishyari ry'abantu turakeka iryo rimukozeho, ari abantu bamuhitanye. Kandi turabakunda cyane, reka dushyire akavideo kiwe dusoza ikiganiro, twajya tubamenyesha amakuru kandi turi bubone turayabanyurizaho. Gusa ni umuntu tubanye bwa mbere, reka gukanda subscribers izacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi aha ngaha kuri channel yacu tubanyurizaho inkuru z'urukundo, story, amakuru ya showbiz ndetse ajyanye n'urukundo cyangwa na gospel, kuko tubagezaho ibintu byiza cyane, ndetse na top 10 rimwe na rimwe mwazidusabye turazibaha. Thank you, hasta la vista.